nguhaye ikaze kuri Mr Sam Entertainment. Uyu munsi mbafitiye ikiganiro cyiza, ikiganiro cy'ubwenge, aho ngiye kwereka ukuntu ushobora kurinda amaso yawe urumuri rwa telefone mu gihe cy'ijoro cyangwa se mu gihe cy'amanywa, bikagufasha kurinda amaso yawe mu gihe uri gukoresha telefone, bitewe n'uko ubushakashatsi bwagaragaje ko urumuri rwa telefone rushobora kugira ingaruka ku maso mu gihe uhora ururebamo cyane. Ariko uyu munsi, video y'uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gukora setting za telefone urumuri rukagabanuka, bityo amaso yawe ukabasha kuyarinda. Yes, abakoze telefone rero bateganyije uburyo ushobora kwifashisha urinda amaso yawe imirasire y'urumuri rwa telefone. Uyu munsi ngiye kukwereka izo setting ushobora gukora muri telefone yawe mu gihe cy'ijoro, mu gihe ukoresha telefone yawe mu gihe cy'ijoro, cyane cyane nk'igihe amatara azimije, nicyo gihe kibi cyane ushobora kuba amaso yawe yakangirika, bitewe n'uko gukoresha telefone amatara azimije bikurura cyangwa se byafekta amaso yawe, cyane cyane mu gihe cy'umwijima cyangwa se ku manywa hari urumuri rwinshi. Uyu munsi rero ngiye kukwereka izo setting wakora muri telefone yawe, haba kuri Android cyangwa se iOS, ukabasha kumenya uko bikora, bityo ukarinda amaso yawe. Ikindi ndaza kukwereka n'ukuntu ushobora gukoresha fingerprint, kwesitara fingerprint muri telefone yawe ukoresheje smartphone, bityo ukabasha kurinda abantu bashobora kwinjira muri telefone yawe utabizi. Ndaza kukwereka ukuntu ushobora guhita wesitara fingerprint muri telefone yawe. Yes, nguhaye ikaze rero ahangaha kuri Mr Sam Entertainment. Dushimira abantu mwese mwakoze subscribe, tubwira n'abatarakanda subscribe ko uyu ari wo mwanya wo gukora subscribe, bagenda ubona ibintu byiza by'ingenzi ukeneye ahangaha kuri Mr Sam Entertainment. Nguhaye ikaze. Yes, nkuko nabibemereye rero, iyo ugiye kurinda amaso yawe urumuri rwa telefone, ushobora kuza ahangaha muri settings, uzaza muri settings za telefone yawe, numara kuhagera uzamanuka hasi handitse ngo display and blindness. Yes, ahangaha murahabona ngo display and blindness, murabona ko ahangaha nakojeje urutoki. Uzaza uhafungure, hanyuma iyo umaze kugera ahangaha uhabona udutabu twinshi bagenda bakwereka, bityo ukagenda uhitamo uko urumuri rwawe ruzaba rumeze. Yes, turahera ku kantu ka mbere, ukabona ahantu handitse ngo blindness level. Aha ushobora kuhagera ukareba, urabona ko ngewe mu by'ukuri urumuri mba nabashije kurugabanya, ariko iyo ari ku manywa uba ushobora kurwongera. Yes, ushobora kurugabanya ahangaha cyangwa se ukarwongera. Hano ni ibintu bikunda cyane. Aka niko ga step ka mbere, kuba warugabanya, kuba wagabanya urumuri, bikaba byagufasha iki? Bikaba byagufasha kurinda amaso yawe. Turacyakomeje rero muri ka setting n'ubundi nababwiye, turacyakomeje muri setting nababwiye. Uzaza ahangaha ngo kuri eye care. Yes, ngo will never turn off automatically. Eye care rero ni akantu cyangwa se akantu k'agasetting abantu bakoze telefone bitayeho, kagamije kugufasha kugira ngo ujye urinda amaso yawe. Eye care. Yes, ngo device location needed to determine your sunset and sun time. Yes, urabona ko hano ni ibintu bigaragara. Intensity ni nk'imbaraga cyangwa se ubukana urumuri rwa telefone yawe ruri buze kuba rufite. Yes, ahangaha rero naho ushobora kuruzamura. Murabona ko screen yanjye mu by'ukuri iri kugenda yijima. Mu gihe screen yijimye gutya, cyane cyane yari mu gihe cy'ijoro nyine uri gukora telefone yawe, uri gukoresha telefone ahantu hatari amatara cyangwa se urundi rumuri, ahantu h'umwijima, ni ngombwa kuba wakoresha aka kantu ka intensity. Urabona ko gutya mu by'ukuri urumuri, screen yanjye iri kwijima, bikabasha kuba byafasha n'amaso yanjye kureba muri screen neza,
bitayasabye izindi ngufu nyinshi zo kubanza amaso yagabanya urwo rumuri. Nk'uko ubushakashatsi rero bwakozwe bwagaragaje ko uru rumuri rwa telefone rugira ingaruka cyane cyane mu misinzirire y'umuntu, bikaba bishobora kugutera stress mu gihe uri gukoresha telefone ahantu h'umwijima, uri gukoresha urumuri rwinshi. Yes, ibi ni ibintu bishobora kubangamira ibitotsi, ugasanga ntabwo ugisinzira neza, kandi iyo udasinzira neza byongera stress ndetse n'ibindi bintu byinshi by'ingaruka bishobora kugira ku buzima bwawe. Rero ni ngombwa kumenya aka kantu kugira ngo bizagufashe kujya urinda amaso yawe mu gihe cy'ijoro, kugira ngo ujye usinzira neza. Niba ukoresha telefone yawe nijoro cyangwa se mu bundi buryo nk'umuntu aguhamagaye, ukaba wagabanyije urumuri kugira ngo bijye bigufasha kurinda amaso yawe. Iyi niyo bita ngo eye care. Urabona ko ahangaha iyo uhafunguye uba usemo rwa rumuri rw'ubururu. Yes, urumuri rero ni rubi cyane, urumuri rusa nk'aho ari umweru. Uru ni rwo rumuri rw'ubururu bavuga ngo ruva mu bikoresho by'ikoranabuhanga. Uru ni rwo rubi rero, aka ngaka birumvikana ugomba kugafunga, ikindi ugakoresha iyi intensity kugira ngo ubashe kugabanya uru rumuri. Yes, aka kantu ni ngombwa kukamenya, ni keza cyane, karafasha, kazagufasha kujya ukoresha smartphone yawe neza bitagize ingaruka ku maso yawe. Akandi kantu koroshye rero ushobora gukora, ushobora kuza ahangaha ukamanura, urabona ko ahangaha base akantu ngo eye care, n'ubundi bahagasizeho kabisa, ni ibintu bigaragara ngo eye care. Urabona ko uru ni rwa rumuri nababwiraga, urumuri rwangiza amaso. Uru ni rwo rumuri rubi baba barinda. Murabona ko gutya ni ibintu bitari byiza. Mu gihe cy'ijoro ni ngombwa rero kuba wakoresha aka kantu mu gihe utagiye muri ziriya setting, ukabasha kurinda amaso yawe. Yes, turakomeje rero. Ubu ngiye kubereka ukuntu besitara fingerprint. Yes, fingerprint rero ni ubwoko bushya telefone zigezweho zisigaye zifite. Ni uburyo bushya bwo kurinda abantu bashobora kwinjira muri telefone yawe utabizi. Yes, ubwo nibwo bita fingerprint. Uzajya muri setting yawe rero, hanyuma umanuke uze ahantu handitse ngo security, uburyo bwo kurinda umutekano wa telefone yawe. Hanyuma uze ahangaha handitse ngo fingerprint, hanyuma ngo confirm your pattern. Niba ufite password, ugomba kuba ufite password muri telefone yawe. Mu gihe uyifite rero bagusaba kubanza wayishyiramo, cyangwa se yaba password y'imibare, ahangaha bagusaba kuyishyiramo kugira ngo ukomeze uyishyiremo n'iyi fingerprint. Yes, ushyiramo password yawe, hanyuma ugahita ugera ahangaha handitse ngo add fingerprint, hanyuma ugakora ngo kuri add fingerprint. Hari utuntu dutatu rero ugomba kumenya mbere y'uko wesitaramo iyi fingerprint. Avoid oil, dirty water or wet finger. Barakubwira ko mu gihe ugiye gukoresha fingerprint ntabwo ari byiza kuba wakoresha urutoki ruriho amavuta, cyangwa se rwanduye, cyangwa se rutose ruriho amazi. Yes, mu gihe ugiye gukoresha fingerprint, murabizi ko aka ni akantu k'inyuma, ahangaha inyuma ya screen yawe niho hantu ukoza urutoki mu gihe uri gushyiramo fingerprint. Rero barakubwira ngo urwo rutoki ugiye gukoresha ruzajya rugufasha gufungura telefone yawe. Ni byiza ko ruba rutariho amavuta, rutanduye, kandi rutariho n'amazi. Ikindi, urutoki rwawe rugomba kuba ruhanaguye neza, rutariho imyanda. Hanyuma ugashyiraho urutoki rwawe. Yes, urakomeza rero ukaza ahangaha kuri next. Hanyuma iyo ugeze ahangaha rero ngo place your finger on sensor feet after fair vibration. Ubwo ni ugukozaho urutoki rwacu hano inyuma ya screen yawe. Hari akantu kaba gahari nyine urakabona. Ako kantu niko bagusaba gushyiraho urutoki
paka kuzuye. Yes, uhitamo urutoki uzakoresha rero, ugakoraho cyane kugeza aka kantu kose kuzuye, yes. Barakubwira ngo fingerprint has been saved. Yes, ibi ni ibintu rero bigaragara, dore baratubwira ko ibintu byabaye successful. Ubwo bivuze ko ruriya rutoki nagiye nkoreshaho arirwo ruzajya rumfasha gufungura telefone yanjye. Ubu rero ni uburyo bworoshye, ubundi ukarinda abantu bashobora kukwinjirira muri telefone yawe utabizi. Aka ni akantu k'ubwenge uri twabateguriye. Turagushimiye wowe wabanye natwe ahangaha kuri Mr Sam Entertainment. Niba uri mushya kanda subscribe, tugufitiye ibindi bintu byinshi by'ikoranabuhanga kuri smartphone yawe. Turagushimiye kandi tunaguha ikaze muri video zikurikira iyi ngiyi. Ciao ciao. The YouTube course.